iwuganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Igihoraga Siyoni, abari bajyanywe bunyago, twabanje kugira ngo turi mu nzozi, ubwo umunwa wacu wuzura ibitwenge, n'ururimi rwacu rutera indirimbo z'ibyishimo. Imana izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Nuko mu mahanga bakavuga bati Uhoraho yabakoreye ibintu by'agatangaza. Koko Uhoraho yadukoreye ibintu by'agatangaza, niyo mpamvu twasazwe n'ibyishimo. Imana izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Uhoraho, cyura amahoro abacu bajyanywe bunyago, ubazane nk'isumo y'amazi atembera mu butayu. Ni koko umuhinzi abibana amarira, asarura n'ibyishimo. Imana izayobora umuryango wayo mu byishimo, iwuganisha mu rumuri rw'ikuzo ryayo. Uko agiye agenda arira, yitwaje ikibibiro cy'imbuto, yagaruka akaza yishimye, yikoreye imiro y'umusaruro.